niba imaze gukora deal isinye amabuye y'agaciro muri Ukraine, umutungo kamere irawusinye, isinye uburyo basinye amasezerano uburyo bazawufatanyamo, ntabwo ushaka kwasubiza twayavuzeho, sinzi wayumvise twayavuzeho kare, amasezerano basinye na Ukraine, bimwe mu by'ingenzi biyakubiyemo, ngira ngo wumvise ko n'agace n'agace Uburusiya bwigaruriye buri tayari ko bwakorana deal na Amerika nayo, ngira ngo arabyumvise babivuga. Aka kanya twirebe icyo ikibazo gihari aka kanya ni intambara y'ubucuruzi ikomeye cyane iri hagati ya Amerika n'Ubushinwa, ku buryo iyo ntambara yatangiye guteza ibibazo bimwe na bimwe mu bigo bimwe bikomeye byo muri Amerika, nk'izo za Boeing, za McDonald. Iyo ni ibigo bimwe n'ibindi byinshi cyane byatangiye kugirwaho ingaruka n'iriya ntambara yo kuzamura umusoro. Ndabihuza gute rero? Uko ibyo bintu bigenda gutyo biratuma idolari riza guta agaciro gute? Kwa ko abashinwa nabo Amerika abashinwa baragenda begere bya bihugu byose bisa nkaho bishwana na Amerika, bakore politiki yo gutesha idolari agaciro, nubwo batari kuba burundu ngo riho bikunde, kuko ni ikintu cyubaswe guhera mu 1776, ntabwo byapfa gukunda akanya, ibaza imyaka ishize. Ni ukuvuga rero ngo politiki Ubushinwa kanya mu bijyanye na tekinoloji buri hejuru, ngira ngo bwakoze niba ari G35, indege ya mbere yihuta ku isi iri muri generation ya 6 Amerika itarakora. Ubushinwa bugaragaza muri kwa avancinga mu buryo electronique kurusha Amerika, ngira ngo arabivuze neza. Icyo bita minere strategique, isi dukeneye, turi muri AI, muri artificial intelligence. Ni ukuvuga ngo hari bikenewe kugira ngo iyo artificial intelligence ibashe kugerwaho. Ibyo byose bikenewe hari aho biri, uburyo bwo kuhagira ni ubuhe, nizo nzira zikorwa. Amerika ivuga ati reka turagera mu buryo, kuko ntabwo ije kure mu Bushinwa, ntabwo ije kure mu bindi bigo, ariko ifite uburyo igiye kwinjiramo nayo. Nivuga ati ndashora miliyari 500 mu myaka 15 mu kubaka ibikorwa remezo, ifite ikigambiriye. Wivuga ngo Amerika ngo ibi byose wowe wabifashe nk'aho gusikama, no, ni process. Iyi process ntabwo u Rwanda rufite abadiplomate bakurikirana. Kongo nayo nubwo itari igihugu giteye imbere, ariko gifite abadiplomate, ariko ikadutrusting u Rwanda. U Rwanda ntushobora kugenda ngo ujye upfa gusinya biri aho ngaho pari force. Ntabwo Amerika ari igihugu cyate, ntabwo Amerika yavuga ngo igiye gutegeka u Rwanda kuyisinyisha ibintu bidafite icyo bizarumarira. Ntabwo ibyo bishoboka. Niba unabitekereza gutyo rwose ntibishoboka. Na kandi cyane cyane na ziriya principles basinye inyinshi ni bari bazitanze, na amasezerano bazasinya ngira ngo batanze draft uyu munsi. Icyo bagiye gukora ni ukuyahuza. Ntabwo u Rwanda wa diplomasi yarwo rushobora kwemera gusinya ibintu bidafite icyo bimaze cyangwa bidafite icyo bigiye kumarira akarere. Nka kimwe mu bihugu byagiye biharanira umutekano mu karere, nka kimwe mu bihugu bizi neza gukorana n'ibihugu icyo bisobanuye, ko bwaciye umubano n'Ububirigi bukavuga ati amafaranga yanyuma yajyane. Ni ukubera iki? Bwabonye ko Ububirigi nta kintu na kimwe buri kumarira u Rwanda, ahubwo ari igihugu mu myaka irenga 100 cyagiye kirwanya iterambere ry'u Rwanda, cyazanye n'amacakubiri, kikaba noneho kigikomeje icyo kintu, kwereka Ububirigi ko ibyo bukora bizwi kandi ntacyo bizagiraho. Icyemezo u Rwanda rwafashe barakibonye. Nsoza kugira ngo yena niba reaction ugira umbwire, wowe mbwira ute ko ibi bintu bidafite icyo aho biganisha? Amasezerano twabonye ibihugu bya Afurika byagerageje kugira icyo bikora, ubonye byabereye, ubonye inshuro abantu bagiye Rwanda, warabibonye, urazizi. Izo shuro nta kintu na kimwe ingano bya Rwanda bigeze bitanga. Abantu bagiye Amerika umunsi umwe basinyize principles. Izi principles ntago ari amasezerano, ariko ni izibanziriza, ni imbanziza mushinga y'amasezerano. Ayo masezerano ikigamije ni iki? Ngira ngo warayumvise sinyasubiramo. Ni ibintu byinshi cyane, iyo integrité territoriale, iyo economy, ibijyanye na economics, Amerika igashora mu bihugu byacu, Kongo n'u Rwanda bigakorana bijyanye na economy. Ibyo byose ni ibintu biri mu izo mbanziza mushinga. Kuki wavuga ko ntacyo bimaze kandi twarabonye ko abandi babijyamo bikanga?
ariko abangaba bakabigiyemo bigahita bisa nkaho bagiye kwasinya umunsi inama yabaye uwo munsi basinya izo principles. Rero sinumva impamvu ushaka kuvuga ko ibi bintu ntacyo bimaze. Ninzi ntabwo natwabivuze, ntabwo ari Imana ngo bahite bakemura ikibazo cya Kongo, nta nubwo ari n'Imana ngo bazanye ngo ibyiza, ngo bazaniye Kongo ibyiza. Ni abantu baje muri deal, ariko deal uburyo wazijemo baje muri partnership. Iyo partnership hari ibyo Kongo izabungukiraho, hari ibyo u Rwanda ruzabungukiraho, naho hari ibyo bazungukira hano, nubwo wenda bitazaba bingana. Icyo ni ikintu nawe naherekane nkubwira, ntabwo wabigiranya n'ibindi bintu byose byabanje. My friend, Amerika ni igihugu gikomeye, na buriya kuvuga ngo Traore, ntabwo Traore bamushaka ngo kumuvana ku buyobozi, ntabwo babishaka ngo ntabwo Traore kumuvana ku buyobozi babishaka ngo arareho. Ibyo ntibishoboka. Icyo agomba gukora ni iki? Nuko nabo bafite uburyo wenda bamutwara, nabo bafite uburyo, abaturage bafite uburyo bamuproteje. Ni ukuvuga ngo ibihugu biba byarubatse system, uburyo bwiza ubushaka. Nta nubwo nabivuze kandi nta n'umuntu wanze gukora nabyo, ahubwo ikibazo ni imikoranire. Ese iyo mikoranire imeze gute? Wivuga ngo urampaye, ngo umpaye gift, ngo umpaye impano, oya, urampa iki nanjye ngo iki? Ndi umupolitician, ndi umuturage utekereza nkaho uri ari wese, twanariza ibyo tubona, ariko ibishiri inyuma y'amarido ntabyo tumenya. Abanyamerika icyo mbemerera kimwe, bakorana si ibintu bya bizinesi, bakorana n'umuntu babona nibura bashobora gushora ahantu, bakaba bakugiraho icyizere cy'igihe kirekire, kandi bakabona yuko wemewe, ushinze imizi mu gihugu cyawe, hari umutekano. Icyo kintu babirebaho cyane. Ese ubuyobozi bwawe burashikamye? Ubuyobozi bwawe bashobora kubwizera ko bushobora kugira systeme nibura wubatse, entourage abo mukorana, ku buryo bumva umurongo wawe, ku buryo bahashora ibabara imyaka 30, 40 ingahe, yuko ahantu ibintu byaba bitarahinduka. Tekereza uko ibyo byose babirebaho. Niyo mpamvu ubona bafite icyizere muri ya mibare uriho ubona bakoresha. Hari impamvu bariho bayikoresha, nuko yani system imwe bemera, ahandi ntayo babona, ntayihari, nta cyizere bahafitiye. Rero ni uguhuza abo bantu, wowe ufite icyo ufite, nkaguhuza n'uwo nizeye yuko ashobora kumfasha kuba umutekano w'ibintu byanjye ngiye gushyira aha hantu mu gihe kirambye. N'ayo magambo make narangirizaho, niko mbibona. Ushobora kuba atari ryo hame, ariko ngende nawe nuko mu ndorerwamo yanjye nuko mbibona bisa n'ibihagaze. Naho ibindi byo ngo bafashe ngo ibihano, umunyamerika yagufatiye ibihano kugira ngo wasinzira. Hari ibihano biri ku nzego zitandukanye, ushobora kuba washyiraho ukaba wambwiza amagambo. Hakaba n'ibindi bihano nabyo biba biremereye, nyine biri ku rwego rujyanye n'uburakari, ntacyo ngutezeho. Abapfu rero nibo bajya babyitaho, ni biroze bishambuke. Ndagufatira ibihano nibishaka bisambuke byose. Ariko biriya bihano bafataga kwari ukugira ngo nibwira banezeze uwari waje abagana, kandi ufite umugati munini. Nuko mbibona. Murakoze kandi mugire umugoroba mwiza w'umugisha. Murakoze cyane, twese umugoroba mwiza tuwusangire. Ikintu usorejeho ni ikintu gikomeye cyane. Ntabwo iyo bihugu gufatira ibihano umuntu, ntabwo bayobewe ko gufatira igihugu ibihano bishoboka, oya. Ahubwo icyo baba bashaka bo, bafite diplomasi yabo iteye ubwoba. Ubu se kuvuga ngo bafata ibihano umusirikare runaka, ariko Rwanda ikomeza ikagenda, cyane n'ibindi bikorwa bikomeza gukorwa, amasezerano yo gucuruza agakomezanya, ibintu byose. Ibyo ntabwo twe tubifata nk'ibihano, n'abishimira ko ibyo bihano biba byafashwe.
aho rwose bari tora kandi n'ibyo bihano byafatiwe abantu ku giti cyabo ni ibihano bidafite ishingiro, ni ibihano bidafite aho bishingiye, ni ibihano by'akarengane. Mu kwezi kwa gatanu guhaye amezi 2 yonyine, guha amezi 2 mu kwezi kwa gatanu kurangiye no kwa gatandatu, uzareba tuzagaruka ahangaha nkubwire ko bya bintu narabirebaga ko bitazatanga umusaruro. Njye mfite impamvu nyinshi. Iya mbere, abahuza ntabwo bari karifiye ko babahuza. Abahuza bafite aho babogamiye, icyo ni cya mbere. Ikindi cya kabiri, abo bahuza barimo gushaka inyungu zabo. Cyakoze imyanzuro y'ubuhuza bwabaye Doha ntabwo turabubona, ariko nshingiye kuri déclaration conjointe na accord de principe, ibyo byombi n'amanota 2% mbihaye, kubera ko nta kintu na kimwe kirimo gikemura impamvu hari ibibazo, impamvu nyamukuru hari ibibazo muri Kongo. Nta kintu na kimwe kirimo, ni ukugira ngo gusa bahoshe ibintu, basukeho amazi. Ni nka kwa kuntu umuntu agirana ikibazo n'umuntu hanyuma akamujyanira igitoki, akagura inkoko n'igitoki akamujyanira kugira ngo birangire, kandi cya kibazo kigihari. Ni ibyo ngibyo bakoze. Ni kuvuga ko nta mahirwe mbiha habe na gatoya. Reka ukwezi kurangira no kwa gatandatu uzambwira gusinya na Tshisekedi, leta ya Tshisekedi. Ariko uko abantu bibagirwa vuba, Tshisekedi murasinyana ibintu ukabiha amahirwe. Amezi 2 yonyine niyo nguhaye, tuzagaruka ahangaha tuvugane. Urakoze. Uhinduka barabivuze ko ibyo muvuganye uyu munsi ejo aba yabihinduye, ariko kuri iyi shuro bino bitandukanye na biriya byose byabanje, byose bitandukanye. None se bitandukanye n'ibyabanje. Amagambo ya Kone Nanga yo urayavuga wiki amazi misari kuvuga amagambo ya Kone Nanga nanayavuzeho. Uyu wowe urayavuga nyuma ya déclaration conjointe, nyuma ya code de principe akavuga ayo magambo, wowe urabivuga we? Ikigaragara nuko nitubona imyanzuro y'iyo conjointe ntabwo dufite details zayo, ariko ikigaragara cyo nuko we yaherekera agagaza uruhande ariho ko adashyigikiye ko Chirombo aguma ku buyobozi. Icyo nta nubwo ari nawe wenyine, abayobozi bose ba FCM 23 nta n'umwe ushyigikiye ko Chirombo aguma ku buyobozi, kandi si nawe wenyine. N'aba bose ubona nubwo bajya kumusinyisha ibintu byose barabizi ko ubuyobozi bwe buri faible. Uravuga bande? Uravuga abanyamerika ntabwo bamushaka nawe? N'abanyamerika barabizi ko ubuyobozi bwe buri faible, banabitanze muri raporo. Ntabwo bamushaka, abaje kumusura bayibo barashaka ko avaho. Ntabwo uyu muntu agomba kuva ku buyobozi. Hanyuma none amasezerano kuki bayasinyisha uwe agasinya n'abandi bagasinya? Nese kasinye mu izina ry'ugasinya nka Chirombo. Ibyo bintu kabirebe, umuntu arasinye ejo akava ku buyobozi kandi ibyo yasinye bigasigara bikora. Ibyo bitandukanye. Ndagushimiye. Ibyo Kabila yasinye nta kanya bigikoreshwa kandi nta gakiri ku buyobozi. Ndagushimiye nawe. Urabyumva neza? Ndagushimiye kubera ko uvuze ko amasezerano ari gusinywa n'impande zombi kandi uruhande rumwe umuhuza yaruciye amazi kuva kera. Urakoze, ndabigushimiye cyane kubera ko bivuze. Ibyo sinabihakanyerega jewe. Njye sinabihakanyerega kuko leta ya Kongo ibyo ikora biragaragara. Ni ibikorwa ikora nta n'umwe ubona ko ari fair state.